Yes, ndagushimiye kandi nkwaye ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo ngiye kuvuga ibintu byinshi, nizere ko mumeze neza aho muri hagiye hatandukanye. Ngiye kuvuga rero kuri iri tangazo cyangwa se kuri izi mpinduka zaje kuba zaba mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS cyangwa se Rwanda Correction Service. Ni ukuvuga ngo rero n'impinduka zaje kuba ziba, dore ko bamwe baje kuba birukanwa mu mirimo yabo, abandi nanone kandi bakaba bazamurwa mu ntera, abandi bakaba bongerwa amapeti, ndetse hakaba habonetsemo n'abaje kuba bashyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru. Ibi byose ni ngombwa ngo mubimenye, kubera ko hari bene data baba bafite imanza, hari bene data baba bafite ababo bafunze, hari bene data baba bari kugenda bakurikirana ababo mu buryo bugiye butandukanye. Aya makuru rero aba ari update, ni ngombwa ngo muyamenye kugira ngo noneho mujye mwamenya uburyo muzajya mukurikirana ibibazo byanyu by'abantu banyu bafunze cyangwa se bakiri no mu nkiko. Nizere rero ko umeze neza. Niba utameze neza, wihangane, Nyagasani Yesu arakorohereza. Muraza kunyemerera rero dusome rino tangazo nk'uko ryanditse, hanyuma byose tube tugenda tubimenya. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS, PO Box 6,516 cyangwa se 65,16 Kigali. Itangazo: kuzamura mu ntera, gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru, gusezerera no kwirukana cyangwa se no kwirukanwa. Nuko nguko rero umutwe w'itangazo uvuga. Abazamuwe mu ntera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yazamuye mu ntera aba ofisiye b'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS mu buryo bukurikira: Chief Superintendent bazamuwe mu ipeti rya Assistant Commissioner. Ubwo ni ukuvuga ngo rero ni batatu. Harimo uwo bita Chief Superintendent Moses Ntawiheba, Chief Superintendent John Dusa, Chief Superintendent Mishayeli Kamugisha. Abo rero ni abaje kuba bazamurwa kuri iryo peti nyine. Hanyuma hari Senior Superintendent bazamuwe ku ipeti rya Chief Superintendent. Ubwo bari ba Senior Superintendent bazamurwa nyine ku ipeti rya Chief Superintendent. Ni ukuvuga ngo abo ngabo rero ni bane. Harimo Senior Superintendent Beatrice Uwamahoro, Senior Superintendent Olive Mukantabana, Senior Superintendent Jean Pierre Olive Bazambanza, hakabamo na Senior Superintendent Emmanuel Hilary Sengabo. Abo rero bakaba aribo baje kuba bazamurwa kuri iryo peti. Kandi hari Superintendent bazamuwe ku ipeti rya Senior Superintendent. Abo ngabo ni abantu 11 bose. Rwose Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yubahwe uburyo aba ari kugenda azamura abantu mu ntera, ashima imikorere yabo, kandi nabo baba bagenda babyitwaramo neza, bagaragaza ko bashoboye. Abo 11 ni abahe rero? Harimo Superintendent Marie Rose Mukeshimana, harimo Superintendent Godfrey Butare, harimo Superintendent Eric Ntakirutimana, Superintendent Dativa Mukeshimana Mwizerwa, harimo Superintendent Theoneste Niyindora, hakabamo Superintendent Jeannette Bugingo, hakabamo Superintendent Emmanuel Ishimwe, hakabamo Superintendent Aregiberi Mbarushimana, hakabamo Superintendent Alexis Celestin cyangwa se Celestine Mugisha, hakabamo Superintendent Patrick Muragizi, Superintendent Patrick Muragizi, hakabamo na Superintendent Remy Ntwari. Abo rero ni abaje kuba bahabwa amapeti, rwose bagenda bazamurwa mu ntera. Congratulations, much respect kuri bo kabisa.
ariko cyane cyane kuri nyakubahwa perezida wa repubulika uba uri kugenda rero ageza cyangwa se akora ibyo agombye gukora mu nzego zigiye zitandukanye ziyobora mu Rwanda, by'umwihariko nk'ibi yakoze muri RCS. Hanyuma hari ba ofisiye bato bazamuwe mu buryo bukurikira. Abo ngabo ni babiri, harimo Chief Superintendent bahawe ipeti rya Superintendent 03, Assistant Inspector bahawe ipeti rya Inspector, abo ngabo ni 10. Ubwo ni ukuvuga ngo Chief Superintendent bahawe ipeti rya Superintendent ni 3, hanyuma Assistant Inspector bahawe ipeti rya Inspector ni abantu 10 bose. Mutekereze namwe rwose, congratulation. Hanyuma hari abasu ofisiye n'abawada bazamuwe mu buryo bukurikira. Sergeant bahawe ipeti rya Senior Sergeant ni 62. Mutekereze, abasagenti bahawe ipeti rya Senior Sergeant ni abantu 62 bose. Ntabwo turi buze kuba tubasoma amazina kubera ko murumva ni benshi. Harimo kandi ba koporo cyangwa se ba kapurari bahawe ipeti rya Senior. Abo ngabo rero ni abakapurari 20 kugeza uyu munsi baje kuba begukana iryo peti rwose rya Sergeant. Ubwo nyine ababitaga ba kapurari ntabwo muzongera kubita gutya, ahubwo muzajya mubita ba Sergeant. Harimo ba wada bahawe ipeti rya kaporari, abo ngabo rero akaba ari 77. Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru aba bakurikira. Abashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru, amapeti bari bariho n'amazina yabo, reka tubibarebere neza nabyo tubibahe kuko ni byiza ko muhabwa idonido. Abashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru rero harimo Commissioner Jean Bosco Kabanda, harimo Assistant Commissioner Camille Gatete, harimo Assistant Commissioner Salimu Munana Mugisha, ngo muramuzi cyane. Harimo Assistant Commissioner Emmanuel Nshoza Rutayisire. Abo rero ni abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru kabisa. Nyakubahwa perezida akaba yabashimiye akababwira ati mwarakoze cyane, nubwo imyaka yanyu iri kugenda cyangwa se igihe cyanyu mwagikoresheje neza rwose, mwubahwe mugende mube muri bikurikiranira hariya hanze. Hanyuma rero aba ni abashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Abandi harimo ba ofisiye bakuru 10, ba ofisiye bato 14, abasu ofisiye n'abawada 60 bose. Abo ngabo nabo rero bakaba baje kuba bashyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru. Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda kandi yasubije mu buzima busanzwe 8, asezerera 2, yirukana Assistant Commission George Ruterana n'abandi 218. Assistant Commissioner George Ruterana hirukanwa n'abandi 218 bose. Aba bo rero bikaba bitaje kubahira, ntago byaje kubagendekera neza. Ni mu gihe rero uru rwego n'ubundi rusanzwe rukora neza muri rusange, kubera ko nubwo haje kuba hirukanwa benshi, birumvikana ntabwo umuntu bamwirukana nta mafuti yagaragaye cyangwa se izindi mpamvu z'ibyo atubahirije bigomba gutuma abavanwa muri uru rwego. Erega mu Rwanda ntabwo ari ahantu hari inzego umuntu afata ngo azigire nk'akarima ke. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda niba uhawe inshingano uba ugomba kuzikora uko zigomba. Nimba rero utazikora uko zigomba, rwose bagusubiza mu buzima bwawe, ukagenda bakakwirukana bakakuvana muri ako kazi, bakagashyiramo abafite umutima wo kubaka igihugu, abafite umutima wo kwitangira akazi, abafite umutima wo kwitangira igihugu.
birumvikana ko rero mubona ko rwose hari ibintu byiza bigenda biba. Nk'ubu uri kubona hari abanyeshuri muri ibi bizamini bya leta bitabiriye ibizamini bya leta kandi bari mu igororero. Urabona nko muri gereza y'abana cyangwa se mu igororero ry'abana, reka niko baryita, igororero ry'abana rya Nyagatare, barerekana rwose abanyeshuri 14 bose bitabiriye ibizamini bya leta, harimo n'umunyeshuri umwe w'umukobwa, kandi ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ab'icyiciro rusange bakaba rero 10 bose bakoze troncome, basoje icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Hanyuma rero abandi 4 bakaba bari basoje icyiciro cy'amashuri yisumbuye, icyo bita senior 6 cyangwa se umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye. Bikaba ari ibintu byiza cyane, kandi abandi bana 16 bose bakaba nabo barakoze ikizamini cy'amashuri abanza. Murumva rero ni ibintu byose aho ni mu karere ka Nyagatare. Murumva rero ni byinshi cyane biba biri kugenda bitrendinga n'ahandi hose hagiye hatandukanye mu turere dutandukanye, ahagororerwa abana bose bitabiriye ikizamini nk'abandi, bahabwa uburenganzira nk'abandi nubwo bari mu igororero. Rero bikaba bitarababujije kuba bakurikirana amasomo, ndetse bikaba bitarabadindije. Mutekereze umuntu ufunga abantu akanabashyiriraho ishuri bakiga bagakora ibizamini nk'uko abandi babikora, kandi rwose ibintu bikaba bigenda neza kuko ibihano byabo biba bizarangira bakagaruka muri sosiyete. Uyu ni umuyobozi ushishoza, ni umuyobozi ureba kure, ni umuyobozi rwose ntagereranwa. Bivuze ngo nubwo umuntu aba ari hariya, ariko ntabwo igihugu kiba kimwifuriza nabi. Nyamuneka baba bashaka ko n'ubundi bamugorora, dore ko nyine ari igororero, hanyuma rero akazavamo umunyarwanda ufitiye igihugu akamaro. Reka tubashimire mwese mwari mudutegeze amatwi, twizere ko buri kimwe kiraza gukomeza kugenda neza, kandi murakomeza kubana natwe. Mugire amahoro ya Nyagasani, kandi duhe felicitation cyangwa se dufelicite cyangwa congratulation kuri aba bose bazamuwe. Ariko nanone nyamuneka mwebwe mwirukanywe mugende mufate igihe mwisubireho, kandi namwe mwagiye mu kiruhuko cy'izabukuru mukomeze kugira inama aba babasimbuye mu myanya, dore ko bavuga burya ngo umaze kabiri yabonye igufwa ry'umuyaga. Ni ukuri mwabonye byinshi, mufite experience, icyo bita uburambe mu kazi, mwagiye muhura na byinshi, mwagiye muhura n'ahari imitego. Yego, mukomeze kugira inama bagenzi banyu, kandi naho mugiye muri sosiyete mukomeze kwitwara neza, mukomeze kuba inyangamugayo. Kandi ntabwo nasoza mbuze gushimira Perezida wa Repubulika ko aba yagiye akora ibi byose. Abafite imanza rero zigiye zitandukanye cyangwa